n'izina rya Yesu hamagara umwuka we kugira ngo ugaragare kuri uyu mukozi n'izina rya Yesu yahinduka karame ko washaka akaba mu ntama zawe imbaraga zifatika nurwo tugomba guhangana na satani n'abakozi bakarushira mu kabona da wayonye ndoroshye mama pasteur ntabwo TIKAZAJYA la Yesu umva umwaka waneye nkabona kibona abagabo nta muntu ukindongora kuri Bibiliya yawe noneho uyu munsi nayo ufite nyazi kwakirizaho mama pasteur uyu mama pasteur mwakoze kuza kwitabira iyi shooting ya filime. Iyi filime nyine nayise ihurizo, ariko intego yanjye nkuko nababwiye impano vudu mfite intego ko duhindura imbaga y'abanyarwanda ndetse n'abandi bose bagomba kureba ibihangano byacu, tukabigisha tugaca muri komedi, tukabigisha tugaca mu mafilime y'amagisiyo, ariko abantu bakumva ijambo ry'Imana. Hano kuza kuri tere kwibonekezwa, kuza dufite ibindi turariki. Njyewe ikintu ndi kubabwira uri kumva Dina, yego, nuko tubwiriza abantu b'Imana tugaca mu mikino itandukanye. Wabonye nk'ira filime umuhana ajyayo, wabonye kuri uwo mukobwa agirwa inama na nyirasenge akanga kumva akagira ingaruka. Uriya umwana w'umukobwa ureba nk'iriya filime ibi bintu sinzabikora. Rero mpano gudu niyo ntego mfite, kugira ngo duhindure imbaga y'abantu benshi, twigisha abantu bahinduke bave mu byaha, kuko ijambo ry'Imana rega nicyo ridusaba. Ntabwo kuza muri sinema ari uguhagarara, ni gukora, ariko tugakorera Imana, tukigisha amasena ahindura abantu, agaragaza abasinzi ingaruka, agaruka ubusambanyi ingaruka, habamo sida, habamo inda z'indaro zitateganyijwe. Rero ndumva tugomba gushutinga ibintu bimeze neza, turi muri iyo mpundu, tukamenya ko turi abakozi b'Imana, tugomba guhindura iyi si. Kuko ari ijambo ry'Imana nasomye riri muri Ezekiyeli, ahanditse ngo yewe mwana w'umuntu we, nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, ngo ariko nimbwira umunyabyaha ngo umunyabyaha gupfa ko uzapfa, ntugire icyo ubikoraho, ngo azapfa azira ibyaha bye, ngo nawe upfe nguzize kutamubwirije. Niyo mpamvu rero mbinginga nkamwe b'urubyiruko, nawe Fregisi, nawe Saidate, guhindura tugakorera Imana, twavugwa ndabizi tuzavugwa amagambo menshi. Hari n'igihe abantu batubona bakajya ngo turi gushaka views gusa, bakavuga ati bari ni views, ariko na Yesu ntibigeze bamwemera. Tugomba gukora abantu batwemera batatwemera, tugakorera Imana. ariko nakubaza gato, hari abantu bavuga ko umuntu ukina sinema aba adakijijwe. Gukina sinema no gukizwa ni itandukanye ririmo hagati. Buri ibintu byose iyo ubigiyemo ufite icyo urarikiye nicyo ugeraho. Muri sinema harimo abantu baza baje kugira ngo batange ubutumwa, ariko hakaba ari n'abandi babafata uko batari, bavuga ngo kuko bakinye basomana, uko twabonye bajya mu buriri, kandi mu by'ukuri twafashe umuntu uvuye i Kigali, dufata uvuye i Karongi cyangwa Nyagatare, turabahuza batanaziranye. Uretse ko ngiye mu mafilime nandika, ibyo bintu sinkunda kubikora, njyewe nkora ikintu gifite inyigisho. Imana tukaricisha mu makomedi, tukaricisha no mu mama. Munguki kamanza ngore mo neta ngorebe neza, nshobora kuba nibeshye cyangwa nayobye. Sekunda mwe mu ndeba ikibazo mfitanye namwe. Usuzugura mama pasteur wacu. Mama pasteur uyu mama pasteur, uri mama pasteur yega mama pasteur. Ariko mana yisinije Nese nta uzubuka amagira. Oya oya Mama pasteur mva ye muko
umukobwa nese uko sogokuruza bya sogokuruza waso sibyo nta kibazo mfitanye nawe ikibazo arahari sibyo nazi kwakirizaho bikakurenga sibyo mufitanye icyo kibazo MAMA PASTEUR tugikemura ariko sayidati Yesu yabwiye Petero avuga ngo subiza inkota mu kubata nasubiza inkota hano mu gatapa wabonye uru rugamba ntago ari urw'umubiri ahubwo n'urweke nurwo tugomba guhangana na satani n'abakozi be bakarushira mu kabona da wabonye ndoroshye MAMA PASTEUR katika jina la Yesu umva umwaka waneye nkabona kibona abagabo nta muntu ukindongora kuri Bibiliya yawe noneho uyu munsi nayifite nkazikwakirizaho zikakurenga ndakubitwa izi sinzara najyaga ku muhanda nkatega nk'abandi bose bebeseyo nkabona amafaranga none n'amafaranga nyibona none uragiye ubwo mugire umunsi ndaje nkwereke ko byose to bishoboka bebeseyo man mbabare ndakwinginze subiza iki kintu cyawe na nubu subiza iki kintu ntabwo urakizwa babare ndagutsindisha prudence nanjye ndagutsindisha nanjye prudence data mutagatifu mbabarira ku mbaraga z'Imana wambara ukabona iki kintu cy'Imana Yesu wambabariye mbabarira wambara reka kunwika n'izina rya Yesu umwuka yo kugira ngo ugaragare kuri uyu yigize umutinganyi kugira ngo ayobye imbaga y'abantu nutihana ngo uve mu bintu urimo urafungwa byihuse cyangwa usare ku musozi narakubwirije ugira ngo ni imikino nutihana mbisubiremo ngo uve muri ibi wigize byo kurangaza imbaga y'abantu uyobya abantu b'Imana urajya muri gereza byihuse ndakubita abazimu wanze kwatura wirirwa ukina n'umwuka w'Imana Imana ntikinishwa Imana ntinagurizwa izuba homa satani mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndirukana shitani ndirukana abadayimoni tuzamugumamo umwuka mubi w'abadayimoni ntabwo twavamo wamutaje kuba umutinganyi ntabwo twamuvamo turamugumamo mpaka tuzakujyamo wowe turakwatana tukujyemo ni wowe dushaka turagushaka ubu butinganyi bukujyemo ntabwo tugenda turekure urimo kututomeye ntabwo tuvuga ushingiye kuki ndagukubise uraceceka ugiye guceceka urimo kudutweka ntuzagaruke ntabwo tujya reka tugende pe reka tugende sohoka reka dusohoka sohoka Mana wamvuzeho uri Imana ifatika uri Imana ifite ubutwari uri Imana ifite ubushobozi nirukanye abadayimoni uyu mwuka mubi winjiye ndahagarika impande enye z'isi
ndasenga imana mamagara ubutabazi ubutabazi bwihuse ku banyarwanda n'abanyarwandakazi ku batuye impande enye z'isi ku isi yose ndahamagara imana ifatika, imana ivuga bikaba, imana itegeka bigakomera. muri imana yavuze ngo uzagendana n'abantu bayo, uravuga ngo kwizera kwacu kuzarema, ngo tuzirukana inzoka na sikorupiyo, ngo tuzirukana ibitega n'ibitererezanyo. uyu butinganyi bamuteje bituma igihugu, bituma imbaga y'abanyarwanda ishaka kwangirika. ibyo ndabihagaritse. uyu ni umugabo yakagombye kwambara ipataro nk'abandi, akuririmbiye byaba byiza, avuze ijambo ryawe byaba byiza, azanye umugore yakubaka tukabona umuryango umukomokaho. turaguhamagaye rero, ye gukomeza kugukinisha, ye gukomeza kukwitiranya. umanukana imbaraga, umanukana ubutware, umanukana ubushobozi mu izina rya Yesu, amen. urukumva umeze ute? urukumva umeze ute? umeze neza. na n'ubu ntabwo wakatura ibyaha urimo ngo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? mwami n'umukiza ndamwemera. uremera kwihana? yego. ngabatura natone nshaka kuva mu butinganyi. waba uvuyemo? buvemo. nshaka kumuvamo. ni ukuri. ngabatura kandi byakubera, gukizwa byakubera, kwambara ipataro nk'uyu muvandimwe. nta bushobozi mfite. ushaka iki? nshaka imyenda yo kwambara, nkaba navuzwa, nkaba nakira, nkava muri ibi bintu kuko nanjye ntabwo binshimisha. nta nubwo biguhesha amahoro. yego. abantu benshi ko bavuga ko ubeshya ko utari umutinganyi ari ibyo wigira. oya njyewe ndi umutinganyi, ariko Imana imfashije nabivamo pe. ndumva n'icyaka kinyishe, sibyo? ariko reka nkubwire, Imana iguha umugisha, sibyo? ni ukuri ikongerera amavuta kuko ndumva ndutse muri njyewe, sibyo? ngaho atura. oya ntabwo nakwatura aka kanya basi, sibyo? nzaza basi mu rusengero ube wanansengera, sibyo? ibi bintu nubigumamo hari ibintu bibiri biri imbere yawe. hari gereza, mu izina rya Yesu ninya gufunga, we mbabarira. hari gereza no gusara. mbabarira no kwenda kwinjira. hari gereza no gusara. basi kugira bamfunge nasara basi, sibyo? ninya gereza. yewe nakubwirije inshuro nyinshi. ni nyinshi cyane pe, nuko Imana ibiguha. wanga kumva. ubu ni warupfuye. ikintu twara kiratwika. ntukajye ukinisha umwuka w'Imana. yego. Imana ntabwo ikinishwa. ndabyeza. Imana ntinegurizwa izuru. yego. bishobora kuza nonaho igakuraho. niyo yimura imisozi iyitunguye. Imana ifite imbaraga iri hejuru y'ibintu byose. rero nukomeza gukina n'Imana ibizakubaho sinzakubaho. ntabwo nzabyongera. kandi wanze kwatura. oya nuko nakwatura aka kanya nakubye ko nzagusanga mu rusengero. ni ukuri pe. nk'ubu aka kanya Yesu Kristo agarutse ku gitwara itorero cyangwa ugapfa, kuba narahuye nawe nkagusengera byaba bikumariye. nta kintu byaba bimaze kuko nta kutagira pe. mpamvu musabira umugisha ku Mana kandi Imana ize kongera amavuta. Ijambo ry'Imana mu byahishuwe ibice 21 bivuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. ndi Arufa na Omega, ndi tangiro n'iherezo. hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. ngo ariko hanze hazasigara imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubera. kandi akabikora mbabajwe n'ubugingo bwawe, ariko Imana ntizakumbaze kuko narakubwirije kandi icyo nagombaga gukora naragikoze. ndongeye ndavuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu ubeshya kandi akabikora, noneho kubeshya umwuka w'Imana. noneho ijambo ry'Imana rongera rikambwira cyane, rikambwira ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'Imana. Kristo naza ntabwo azatinda, kandi ntawe uzi umunsi n'igihe cy'umwana w'umuntu azagarukiraho. kandi ngo azabwira abakoze neza, ngo abwire inama ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, ngo ahindukirire ihene, ngo azibwire ngo nimujye mu muriro utazima. ngo hari benshi babikora bishushanya, ngo bazavuga ngo twarakuririmbiraga, twarahanuraga, ngo babwire ngo nimumve imbere nka nkozi z'ibibi. reka nkubwire iki Imana nagombaga kuyikorera ndayikorera,
ntizakumbaze, imana ntizakumbaze. Nshuti bavandimwe, mureke dukomeze urugendo twigire muri shutingi. Ngibi ibintu tugenda duhura nabyo, n'ibigeragezo, n'intambara tugomba mpora mbabwira. Uriya nigeze mpura nawe arihana anyereka ko atizite, ariko kubera imbaraga zimurimo zimurwanya ntago ajya ashobora kwemera ngo ave mu byaha. Iherezo rero ry'umunyabyaha ni urupfu.